video mufitiye ibyahishuraswa byahishura abanyabwenge, nje kukubwira yuko uri umuntu wa danje, nje kuko ndongera mbisubiremo, umubiri wacu ni igicuruzwa, ntabwo. Ni nayo mpamvu twita ku mubiri cyane, ariko ntitwite kuri twebwe b'imbere bana, ntitwite urupfu ariyo turufu abantu benshi bakoresha amadini muri politiki z'amadini, akenshi usanga babategera ku rupfu ko ntabwo mwabashije gusobanukirwa tetane cyangwa se universe icyari n'Imana nayo wakora ikibi Imana iragushyigikira, wakora isizi ni wowe nyine nta mahitamo yawe, niyo mpamvu uri akamana gatoya. Muri iyi video mufitiye ibyahishuraswa byahishura abanyabwenge, nje kukubwira yuko uri umuntu wa danje, nje kukubwira yuko ufite imbaraga zidasanzwe muri wowe. Utekereza ko uri umubiri, utekereza ko ufite umutima, ufite ubwonko, ewana ufite everything, ariko hari undi muntu wa danje abantu badashaka kumenya, abanyabwenge badashaka kumenya. Niyo mpamvu uri igicuruzwa cy'iyi environment tubamo. Ndibuce ku ruhande ngo nkwikire umwanda nica ibyobo, reka ntabwo ndi uwo nguwo. Sasa imbaraga ufite ni izihe? Twese dufite umubiri, dufite ubwonko, dufite umutima, yewe turanatekereza dukoresheje ubwo bwonko, ariko si uri shuwa neza yuko ibyo ukora ari wowe ubikora? Reka ntange urugero gatoya. Niba nitemye ku kuboko kwanjye, yego hari sansa ziri bumbwire yuko ndi kubabara, ariko uku ni ukuboko ntago ari njyewe, wowe uri umuntu wa danje. Ni ukuvuga ngo muri psychology hari icyo bita tetani, mu kinyarwanda navuga nka roho. Roho yo ntago igipfa, cyangwa se tetani ntago igipfa. Ni ukuvuga ngo ni imbaraga zitubamo, cyangwa se ni umwuka utubamo, ari niyo mpamvu iyo dupfuye bavuga ati ngo umuntu yashizemo umwuka, ngo roho ye ngo izajya ahandi hantu, cyangwa se ngo izajya kuburana. Muri Isilamu bavuga yuko ngo roho ngo ariyo izadiringa n'Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko icyo nshaka kukubwira muri iyi video, nshaka kukubwira yuko ugomba kurekera gutinya urupfu. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ukabaho mwisanzure, pana kubaho muri ibi by'umubiri. Ni ukuvuga ngo Imana iraturema ariko iduha imbaraga zidasanzwe muri twebwe, ari nayo mpamvu muri iyi environment tubamo, kubera ko turi igicuruzwa. Ndongera mbisubiremo, umubiri wacu ni igicuruzwa, ntabwo. Ni nayo mpamvu twita ku mubiri cyane, ariko ntitwite kuri twebwe b'imbere bana, ntitwite kuri tetani, cyangwa se ngo twite kuri roho. Byose cyane ntabwo bibyumva. Ni ukuvuga ngo wowe unkurikiye kano kanya, ufite amaboko, ufite amaguru, ufite umutima, ufite n'ubwenge, ariko hari ikindi kintu gikoresha izo mbaraga. Fata akanya gatoya uhumeke, utekereze, wibaze ese ubundi ndinde? Mbere y'uko umva njyewe, ubwonko ni njyewe bukoresha mu gutekereza. Izo mbaraga zikoresha ubwonko mu gutekereza ninde? Uwo nguwo ni we wa nyawe. Ni ukuvuga muri iyi si, nk'uko nari mbikomejeho, turi igicuruzwa cya environment. Niyo mpamvu twisiga, niyo mpamvu tugura imyenda yo kwambara, niyo mpamvu tugura amarinete, niyo mpamvu tugura ingofero, niyo mpamvu tugura inkweto. Ibyo byose ni business. Ni ukuvuga ngo umubiri wo wabaye business muri iyi environment tubamo. Ariko roho, cyangwa se icyo bita tetani muri psychology, yo ni ukuvuga ngo abizerera muri universe, nanjye nizerera muri universe, ntabwo nizerera mu madini n'ibiki byose. Ariko icyo twita tetani, ni ukuvuga ngo wowe niba ugiye gukora ikintu, hari umuntu uri wowe ukurimo mo imbere, uri butume icyo kintu kigenda neza. Niwe uri bukubwire ngo utekereze ibi. Niba ugiye gutekereza iki kintu, hari umuntu ukubwira ngo utekereze. Niba ndi kuri coding ino video, hari umuntu uri kumbwira ngo vuga ibi ngibi.
uwo nguwo rero ntago ajya apfa. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri twambaye ni nk'umwenda, navuga wacu, kuko ugera aho ngaho ukabora, kuko ni ngombwa ko umubiri upfa, ugera aho ngaho ukabora, ariko tetani cyangwa se icyo bita roho ntabwo cyo kijya gipfa. Ni ukuvuga ngo uwo wibera muri iyi universe, ariyo mpamvu kuri iyi si turimo batwigishije yuko tugomba kwita kuri twebwe b'inyuma, uko tugaragara, uko tugira, ariko batwibagiza yuko tugomba kwita kuri twebwe b'imbere, cyangwa se ku cyo twita ku cyo navuga mu kinyarwanda roho, kumenya ngo jyewe ndinde. Twese tubaye ari uko tubitekereza, tukaba ari uko tubyizeye, isi yacu nziza, nta n'umuntu wazongera kuvuga ati kugirana ikibazo n'undi muntu tu, kubera ko usanga abantu benshi turi mu ntambara zidashira, ari izo guhora twita ku mubiri, dushaka kugaragara neza, ariko hari icyo bavuga ngo ushobora kwishayiningisha cyangwa se gusa neza ariko imwe imbere ubabaye. Ugasanga wenda niyambaye aka gashati ni urugero, ariko mo imbere ntabwo meze neza, ntabwo mbabaye, usibye ko ngewe iyo mindset ngerageza kuyihanduringa, iyo mbonye ibintu ngiye gutekereza biri byiza, ngomba guhita mbihayidinga nkarekera aho ngaho, nkongera nkisubira muri universe nkatekereza kuri ngewe wa nyawe, kubera ko uyu mubiri niyo nasonze, n'uwo mubiri uzagera aho ngaho njye nzaguma mu isanzure. Niyo mpamvu urupfu ariyo turufu abantu benshi bakoresha, amadini, muri politiki z'amadini akenshi usanga babategera ku rupfu, kubera ko ntabwo mwabashije gusobanukirwa tetane cyangwa se universe icyo ari cyo. Niyo mpamvu usanga badutegera ku rupfu, ugasanga umuntu aba yavuga ati ngo nzapfa, n'impamvu bitubabaza ni uko uba utekereza ati abantu banjye nkunda ngiye kubasigara, ahandi hantu nzongera guhurira nabo, n'abagukunda n'impamvu barira baba bazi ko nta handi hantu bazongera kukubona, ariko ntabwo ariko kure. Niyo mpamvu mu kinyarwanda bavuga ngo ubuzima burazima ariko umuzimu wagakomeza. Ni ukuvuga ngo hari ubuzima buzima, ubuzima bwo burazima ariko umuzimu wagakomeza. Ni ukuvuga ati umuzimu namugereranya nka roho cyangwa tetani muri psychology. Of course psychology ni idini, naryo wenda hari igihe nzaza turiganireho umunsi umwe, kuko ndacyari kurishakaho information, ariko ukuntu ungana, imyaka ufite, ntabwo wakabaye utinya urupfu, nta nubwo wakabaye ubaho mu bwoba, akenshi tubayeho mu bwoba. Ni ukuvuga ati njyewe niba ngiye ahantu runaka nkahura n'impanuka, of course yabaye impanuka, ntabwo nagombaga kuyihagarika, ikiri bumbeho cyose nacika akaboko, aka ni akaboko kari bucike kanjye, ni akaboko kanjye, ariko ntabwo ari njyewe, kuko njyewe ndacyariho, ndacyatekereza, ni ukuvuga ati iyo ubundi dupfuye ubuzima buba burangiye, cyangwa se ari ryo herezo rya muntu, wapi ntabwo ari uko mbyizeramo. Ari niyo mpamvu amadini mvuga ngo yabigizemo business, agera aho ngaho bakangisha ibintu byo gupfa n'ibiki, ngo uzajya mu muriro, uzajya mu muriro, si Imana yakuremye itakuzi, yagusize ahantu itazi ko ibyo bintu byose uzabikora, niba nta kinanira yanaguhindura ugahinduka umuntu muzima. Ni ukuvuga ati ibyo dukora twese n'Imana nayo wakora ikibi Imana iragushyigikira, wakora icyiza ni wowe nyine, ni amahitamo yawe. Niyo mpamvu uri akamana gatoya, ibyo uvuga byose uba uri kurema, ibyo utekereza uba uri kurema. Niyo mpamvu wajya kuri side iri positive aho guhora utekereza negativity. Ni ukuvuga ati njyewe, reka mbayeho akagero gatoya, njyewe nigeze kugera mu bihe aho ntinya urupfu, gutekereza, ariko ibyo bintu ari ibintu bisanzwe buri wese bimubaho, of course na n'ubu ngubu abantu baracyarutinya. Nigeze kugira igihe nkajya njya kuri moto, bavuga ati mbere ibintu byose ntekereza ari negative, nkavuga ati noneho nigera ndashima Imana, natega igare ati noneho rirakikira mu nzira, kubera ko hari n'ahantu natahaga hamanukaga, ati niba turi kumanuka rwose rirakikira mu nzira,
najya muri bisi nkavuga ati none iyi bisi iri bwibirandure simbizi, ni ukuvuga ngo nahoranaga ikintu bita ubwoba ntarabasha kwisobanukirwa, nyuma niho naje gushakisha information ndavuga ati si ubundi ndinde. Niyo mpamvu nta dini nasengeye, abe isilamu, abe katolika, abe abameto, abe abadive, abe abagozi, amadini yose nagiye nyasengeramo, ariko ya nanashishikariza n'umuntu wese niba ushaka kumenya ukuri wiguma mu idini rimwe. Ya niba ushaka kumenya ukuri wiguma mu idini rimwe, jya mu madini atandukanye umenye ati iri dini bigisha ibiki, iri ngiri bigisha iki, ibi ngibi. Ati nanjye psychology ntabwo iryo dini riragera mu Rwanda, kuba muri Afurika riri muri South Africa ndatekereza gutyo ariho riri. Ngerageza gushaka information kuri ryo, kako nabo bigisha mu bijyanye no kwizerera muri Tetane cyangwa se no kwizera ko kuba waba umukirete udasanzwe cyangwa se ukaba imana idasanzwe muri wowe. Niba ukuboko kwanjye kuvunitse, niba ukuguru kwanjye gucitse n'ukuguru, ndacyariho, ndacyahari. Ni ukuvuga ngo mfite imbaraga zimbwira ngo vuga, mfite imbaraga zimbwira ngo ukora iki, mfite imbaraga zinjyana ahantu, mfite imbaraga zituma nkoresha ubwenge. Ni ukuvuga ati n'ubwonko buri mu gice cy'umubiri. Ibintu byose utekereza yuko ari byo waba uri byo, barabikubeshya ntabwo ari byo. Niyo mpamvu nakubwira ngo tangira gutekereza kuri wowe wa nyawe, wicara ahantu hatuje, nushake niba ari no mu cyumba cyawe uzimye itara, ewana na telefone uyishyire mu kindi cyumba, wicare ufate iminota 30 uvuga ati ubundi ngewe ndinde. Ubanze wimenye, umenye ngo ndemye muki, mfite izihe mbaraga, ni iki gituma nkora ibi ngibi. Banga ibyo bintu uramutse ubigendeyeho ntabwo wazongera gutinya urupfu, ntabwo wazongera kugira ubwoba, nta n'ikintu na kimwe wakongera gutinya. Kuvuga ngo wajya ubaho mu bwisanzure cyangwa se wajya ubaho uri independent. Nabikomeje ndavuga ati turi ibicuruzwa bya this environment tubamo, kubera ko Imana yagiye iturema mu bice bitandukanye, yaduhaye Tetane cyangwa se icyo bita roho, ariko iyo roho ni universe. Ni ukuvuga ati ikonekitana n'isanzure, ibintu byose bibera muri iyi si, ariko hakaba n'uyu mubiri. Uyu mubiri wo uba muri iyi si nyine, yo ukora movement muri iyi si. Ubundi umubiri wakabaye ukora movement muri iyi si, noneho icyo twita roho cyangwa se Tetane kikaba cyo kibera muri universe. Niyo mpamvu wakabaye wita kuri Tetane kurenza uko wakita kuri uyu mubiri uhora uzenguruka muri iyi si, kubera ko n'ubundi twavumbuye ko turi ibicuruzwa mwana. Nubwo tubikora tuba dushaka amafaranga. Ngaho rwarajya kwa muganga urakenera kurya, byose ni ukugura. Urakenera kwambara neza, urakenera kurya, urakenera kwisiga amavuta. Uramutse unamenye yuko umubiri ari ubusa ntabwo wakongera kwisiga, so kukubeshya kabisa. Of course ugomba kubikora, kubera ko bakwigishije yuko nutisiga nzajya ncaho nkaguseka. Niyo myumvire badusizemo, gusa njyewe ntabwo njya mbigenderaho. Nunseka se ngakomeza ibyo ngibyo bintwaye iki? Namaze kumenya uwundi, namaze kumenya imbaraga ziwe, namaze kumenya yuko njye ntabwo njya mpfa, ntabwo mpfa, nzabaho, nzahoraho kugeza ryari siko njye ndiho iteka ryose. Ahubwo of course muzambura muri iyi si, umubiri wo muzawamba, ariko ntabwo ngewe muzamamba, ahubwo nzajya ngaruka kubasura. Ni ukuvuga ati hari icyo twita kugira roho nzima. Iyo ufite roho nzima ushobora kuvukira mu wundi muntu, ushobora gusanga n'umuntu w'iwanyu wapfuye yaravukiye muri njye, ari njyewe, ariko kubera ko utazi nyine icyo bita imbaraga ufite z'umwuka, ntabwo ubyitaho nyine tu.
ese ubundi utekereza ko iyo upfuye ari iki kiba gipfuye? Abenshi ubwo mugiye guhita mumbwire muri comment, abenshi ubwo ugiye guhita mumbwira ngo ni umubiri upfuye, ngo bapfuye birangiye. Never, ntabwo ari uko nguko bikora, ntabwo ari uko nguko bimeze. Kuvuga ngo iyo upfuye ni umubiri upfuye, ntabwo ari wowe. Nzababwire kugeza ryari, ntabwo ari wowe upfuye, ni umubiri. Ariko aya madini, ubu bukoroni tubamo, byose nyine byadusize mu kwizera muri iyo myumvire. Icyo nakubwira cyo, hindura imyumvire, utangire witekerereze, ufite umutwe, utangire wiyige umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ati ngiye challenge ndi kwiha ni ukugerageza kwimenya neza nkisobanukirwa, kugeza none ndashaka noneho kugeza igihe ntazaba mba muri iyi si, nkazaba ndi kuri iyi si ariko ntanayibamo. Nkavuga ati ndi kuri iyi si ariko ntabwo nyibamo, ahubwo ngewe nkajya nibera ahandi hantu. Hari umuntu twaganira arambaza ngo yabonye posting ibintu bijyanye n'iyobokamana, ambaza niba ndi umukristo. Ndamubwira ati ngewe nizerera muri universe. Araseka aratembagara. Hari message dufitanye ariko yarabimbajije nyine ngo njye nizera muri universe, ibintu by'amadini ni scam. Nawe uzakoresha ubwenge. Nakubwiye ko nasengeye mu madini arenze 6 yose, kandi agiye atandukanye, batanga inyigisho zimwe. Antire ndacyakomeje, ndacyashaka kumenya no kuri iyo ngiyo twita, no kuri iryo dini bita psychology. Ariko niriramuka rishe no mu Rwanda nzajya kurisengeramo naryo numva uko bimeze. So mwakira ubumenyi, mwakira information. Ni Ibra of course, kanda subscribe, kanda share. Nkeneye ibitekerezo byanyu muri comment, by'umwihariko kuri iyi ngingo. And then mbaze n'icyo twazagaruka tuvugaho ubutaha. Iyi channel nimwe nayishingiye, kandi ikintu cyose tuvuga kuri iyi channel kiba kigomba kuba kivuga ku bintu nyine byakungura, haba mu bumenyi, kumenya nyine kwisobanukirwa, kumenya uko isi ikora. Ubutaha hari topic nshaka ko tuganiraho ijyanye n'iyindi topic, ariko nzayibakorera vuba cyane. Ni uko ngeraho ngaho nkabura umwanya, ariko soon as possible ndabizi yuko bizakunda. God bless.